Mujyi wa Kigali ugizwe n'uturere dutatu. Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Bikitwa umujyi. Ariko uyu mujyi ugiye urimo udukaritsiye twinshi. Harantu usanga hitwa ngo muri Zanduba. Nasanga Sanza ahantu hasi cyane. No muri Mbyo ngo hari naho bita muri Mbyo. No muri Zadoba ngo nadongegera nyine haba hahari. Naho bita muri Banyahe harahari muri uyu mujyi. No muri Bazingiki hari naho bita muri Karabayi. Naho harahari. Ngo no muri Gobyori ngo hari naho bita mu Buduriro. Ngo no mu Rw'impyisi. Ngo no mu Cyumbati ngo ndahari. Jambo twasomye ryatubye ngo kandi Henoki ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Haleluya. Ngo Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Bivuze iki? Impamvu uboneka nuko utarimuka. Impamvu ibintu bigushaka bikakubona ntago urimuka. Impamvu ibintu bikugenzura bikamenya uko uryama nuko wirirwa ntabwo urimuka. Kuri uyu mugoroba ndashaka Imana ikwimure. Imana ikwimure. Imana ibimure bashumba. Haleluya. Tewo Imana ikwimure. Mu kindi kirere cy'umwuka Imana ikwimure. Mwene Imana ikwimure. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 5 umurongo waho wa 24. Igice cya 5 hanyuma turasoma umurongo wa 24 twumva icyo Imana ivuze. Itangiriro igice cya 5 24. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Randitse ngo kandi Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Namwe niko handitse. Usome byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 13. Yakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 13. Haranditse ngo basohoye barurira bajya mu cyumba cyo hejuru aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutumayo na Matayo na Yakobo mwene Alfaya na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo babaga. Imana ibahumugisha. Esashim. Amen. Hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Abari hano haleluya. Amen. Hari abantu binjiye twamaze kwivuga. Amazina yanjye nitwa Bikorimana Damase. Hanyuma ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Ndi umukristo rero muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Kiruhura. Turakitwa Kiruhura ariko duteranira Karama hariya hafi za Norvege. Ndashimira Imana impaye akanya rero ko kuganira na ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Nanjye mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Ese mukunda ijambo ry'Imana? Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko rifite intego ivuga ngo Imana itwimure. Amen. Imana itwimure. Kwimurwa n'Imana. Umuntu akimuka akavaho yaratuye mu buryo bw'umwuka agatura ahandi hantu. Amen. Haleluya. Amen. Kandi ntabwo ndi bukoresha igihe kinini, ndakoresha igihe kiringaniye kubera yuko ndabizi neza cyane ko nanjye mfite amatsiko yo gukomeza kumva izi ndirimbo ko nazo ziri mu buzima. Imana ishimwe. Haleluya.
Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kwimuka. Kwimuka. Imana itwimuka. Amen. Ntangira kubaganiriza ijambo ry'Imana. Murabizi neza ko hano dutuye ari Kigali. Mujyi wa Kigali ugizwe n'uturere dutatu. Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Bikitwa umujyi. Ariko uyu mujyi ugiye urimo udukaritsiye twinshi. Harantu usanga hitwa ngo muri Zanduba. Nasanga Sanza ahantu hasi cyane. No muri Mbyo ngo hari naho bita muri Mbyo. No muri Zadoba ubwo nadongegera nyine haba hahari. Naho bita muri Banyahe harahari muri uyu mujyi. No muri Bazingiki hari naho bita muri Karabayi. Naho harahari. Ngo no muri Gobyori ngo hari naho bita mu Buduriro. Ngo no mu Rw'impyisi. Ngo no mu Cyumbati ngo n'ahandi. Murazizi karitsiye nyinshi zitandukanye. Hari na za Nyarutarama. Hari na za Vision City. Haleluya. Hari no mu Kiyovu cy'Abakiri. Haba handitseho icyapa ku muhanda kivuga ngo ntihanyurwa n'umuntu wese kereka umuntu hatuye. Hari ahantu ngo hari naho bita mu Bijipo. Ariko haleluya. Ndashaka kuza gufatanya nawe mu mwanya muto cyane tugasenga Imana tuyibwira ngo Imana itwimure. Imana itwimure. Abari hano haleluya. Ari karitsiye waturamo. Ibi bintu ndi kubabwira muze kwihuta mujye mu mwuka kugira ngo mumfashe. Sibyo? Kuko Imana niki? Ni umwuka. Dushobora kuyisenga uri mu mubiri ngo uyibone. Connection yayo iba hehe? Mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Ko numva ntangiye gufashwa. Dalasi when heaven shall we before. Aya lise when man. Guhereze Yesu cyubahiro cyinshi. Inoza kota hevayi will brag. Haleluya. Yeah, haleluya. Wa muhungu ba kuri piano abaye yagiye kwiyo mfashijwe jewe na naririmba. Ari hehera. Shakira umuhungu mubwira ati piano kuki fitiru. Bamuhamagare rwose. Haleluya. Bamubwira atambuka. Hello zanima. Nomva imbaraga z'Imana. Ko Imana itwimure. Itwimure. Imana nokore kw'Imana. Oya jewe sigaye ntaha mu gitondo. Kubera karitsiye ntaha. Nibeshye gato. Baba bari hano. Reka mbabwire. Uyu mujyi wa Kigali hari abantu bawutuyemo. Ariko ku buryo niga rihinjira umuntu aryikoreye. Akariheka kuko nta muhanda warigeza mu nzu. Ndagira ngo ndi kuganira n'abantu bari mu mwuka. Murimo?
aruko buriye nk'inzu kubera nta connection ziba zihari cyangwa agasohoka hanze mbege quartier mane twemwe ako ndashaka kuza kubwira Imana ikatwimura muri ubu buryo bubiri. Haleluya. Amen. Imana ikatwimura mu buryo bw'umwuka rimwe. Yego. Haleluya. Haleluya. Kabiri Imana ikatwimura no mu buryo bw'umubiri. Amen. Hari abantu bangurikiye? Hari abantu bangurikiye? Tuzamurire Yesu icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ninde wa sana Yesu mwisi cyangwa mw'ijuru, ninde wa sana we mwisi cyangwa mw'ijuru, amabiyo sapfukame mwamushirwe hejuru, amabiyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Ninde wa sana Yesu mwisi cyangwa mw'ijuru, ninde mwisi cyangwa mw'ijuru, amabiyo sapfukame mwamushirwe hejuru, amabiyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Ninde wa sana Yesu mwisi cyangwa mw'ijuru, ninde wa sana we mwisi cyangwa mw'ijuru, apfukame mwamushirwe hejuru, mwamushirwe ninde mwisi cyangwa mwisi cyangwa amabiyo sapfukame mwamushirwe hejuru, amabiyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Oh, afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, afitiye byinshi Yesu izego uvuge nezera kera he kabana nagiza he uri buzima ikome zifuru uri buye zifuru Nelozema haya oliba. Ubwashize narababwiye ngo aho kugira ngo uterane umwanya munini uri mu mubiri waterana kanya gato ariko uri mu mwuka.
ariko uri hehe ubigiye nahereye mvuga abanyamubiri ntibaranyumva ariko abanyamwuka ubu nasoza bumvise icyo navuze. Dukomere Imana amashyi. Kelasi wenima Perias Hayatot. Haleluya. Ariko haleluya. Kwanza muhaguruka dutere haleluya. Muhaguruka. Rimwe kabiri gatatu. Mwiyicarire. Pelazani siko kazi suri gukora. Mwuka nambwira gusimbuka ndasimbuka. Deli wili handi mas Shatako performeni wa Loniza lawa. Haleluya. Hari umuririmbyi wa 424 yararimbye avuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiri y'umumaro wo ntaziba. Urumva hari ahantu heza ariko hari n'ahantu heza cyane. Hari ahantu heza ariko hari n'ahantu heza. Hari ahantu heza mu mwuka ariko hari n'ahantu heza. Niho nshaka ko uyu mugoroba Imana ihagutuza. Ndashaka ko muri uyu mugoroba Imana igutuza ahantu heza cyane. Urajyayo cyangwa ntujyayo? Wasanga ahantu uri nta kibazo ufitanye nabo. Elas muri muka cyangwa ndi muri bwimuke? Bashu Imana itwimure. Ntabwo ndimo rwanyiyerekwa nasanze hano. Nasanze muri mwiyerekwa ry'amafaranga. Sibyo? Ariko ubwashize nababwiye ko hari ahantu amafaranga nanirwa. Sibyo? N'ikimenyimenyi mu mwirimbi haryamyemo abayafite n'abatayafite. Ariko hari imbaraga Imana ifite zitajya zipfa. Zo zari ziriho kandi zizakomeza no kubaho. Sibyo? Ari ubona abapfumu bikarakaza kuri YouTube. Bazabaza abapfumu bapfuye bari mwirimbi ko bataroze igihe cyabo ngo gihinduke. Bariya bazapfa ariko hari imbaraga zidapfa. Uziko shaka karizo watana. Uzi impamvu abarozi barara babyinira iwawe? Ni ikibazo cy'ikaritsiye utuyemo mu mwuka. Turashaka kugikemura. Haleluya. Uzi impamvu abantu bakura gukarogeka? Ni ikibazo cy'ikaritsiye. Ikibazo cy'ahantu utuye mu mwuka. Urugero reka mbaza. Hano nimba hariho umurozi ngaho nandoge. Nimba ari ya nandoge. Hano arimo ngo Yesu aragira umuntu ahuhera. Twumve ko byibuze bwanesha umutwe. Sherapaf iyo disa wa umuriro uramanutse. Dobivas. Oya nakumvise. Haleluya. Amina. Nta ucuragura mu kiyovu cy'abakire. Ngwiki uzabaze n'amakuru. Nunatwara imodoka ikakuzimiraho ikahazimira uzabisobanura. Uzasobanura impamvu izimiye aho hantu. Ariko ahantu utuye igihunyira kivuga uko kibishatse.
muzabaze hara mu Kiyovu ibihunyira byaho bifite disipurine y'ibyasakuza ntabwo byemerewe kubwejagura uko bibyumva bakirashasha amatama yo kirasakuza gisakuriza abantu reka mbabwize ukuri ntimubona ko hari igihe umusazi yisaza no mu isoko ugasanga arakubita abantu yigizeyo abantu hazagira uhasarira uzi ko niyo hageze umusazi abadayimoni bamubwira ati nyura hano hantu uhabererekere bamujyana ahandi mu budurira nyine akaba ariho ajya gusarira mu mwuka rero hari ahantu abazimu badakorera hari ahantu abadayimoni badakinira hari ikirere abazimu batinjiramo n'imando taya haleluya elewa murajyayo haleluya ndashaka ko ariho duteranira tukahakorera iteraniro muri iki kirere kandi barakore mwatinze ku mafaranga n'imyenda murarangara Imana idufitiye ibintu bibyara amafaranga Imana idufitiye ibintu bibyara amafaranga kandi amafaranga ntabwo yabibyara ibi mbabwira ni ibintu Imana ifite ariko bibyara amafaranga iyo ibiguhaye amafaranga arakwirukanka Enesota yawe Felaz Shetota haleluya haleluya abangurikiye haleluya reka mbabwire shiwinima tayazawa numva mfashijwe bikora Imana sewaya paya forias ko numva nzamutse mu kindi kirere abasomye Bibiliya mu gitabo cyo kubara 23 bahasanga inkuru z'Abisiraheli bageze ahantu hitwa Mowabu ngo witwa haleluya uwitwa Baramu n'uwitwa Baraki yari umwami w'iki gihugu hanyuma ngo yari afite umupfumu cyangwa umuntu uzi kuvuma ni umuspecialiste mu guhenera abantu ni umuteramwaka mu yandi magambo Baramu yari umuteramwaka ku rwego rw'isi niwe muntu wagukasiraga umukasiro we ntuwukiri ukarinda usaza wahuye na Baramu akagukasira wabagukasiriwe hanyuma Baraki ashyiraho n'ibiguzi abwira Baramu ati ngwino nkasirira abantu hari abantu badafatwa n'imikasiro hari abantu badafatwa n'imikasiro ndashaka ko Imana igushyira muri aba bantu badafatwa n'imikasiro ko numva afashijwe ariko mujye munanyaruka mutere haleluya undi mu isoko kusangamo amajwi menshi ngo ibitunguru ngo karoti ngo inyanya ibi bintu turimo mwagiye mubivuga ngo ngarurira ngo ibintu nk'ibyo nibyo usanga mu isoko mwagiye muvuga ibintu turimo nabi nyuma y'urusengero bakabyumva haleluya haleluya enosinima uwitwa Baramu ngo arahaguruka asanga Baraki mwene Siporo hanyuma rero amwereka iteraniro aho rigandagaje aramubwira ati tuzamuka umusozi uhenera abantu barazamukana Baramu agiye guhenera abantu ngo barabanza batamba n'ibitambo hapfa inka 7 n'intama 7 ibyo bintu byose birakindagurika umugabo ngo ahene abona ntibiva ngo aramubwira tubanze uyu musozi nawe uri mu mwaka twimuke tujye kuwundi ati kuko imivumo ndabona itari gukora Baraki aramubaza ati Baramu ubonye iki hanyuma Baramu aramubwira ngo haleluya ngo buriya bwoko ndabwitegeye ngo mbona ari abanyamugisha ngo ntabwo bashobora kuvumika amina haleluya haleluya ahubwo ahita anasenga aravuga ati cyamba nanjye ahubwo nkazapfa nka bariya bantu
enela salawa karame Yesu petazonima ndumva Imana imanuye amavuta muri iri teraniro ishikotaya wayisibe mbonye imbaraga zishyigikirira ijambo ndi kuvuga dukomere Imana amashyi menshi ya elome bosaya wa pelasinima barimuka bajya ku wundi musozi bageze ku wundi musozi yego ngo Baraki aramubaza tubonye iki ngo arareba ngo aramubwira ngo mbonye ubu bwoko ngo ari ubwoko butura ukwabwo ati niryo yere kuri kureba ati niryo ndeba ati ikindi ubonye ati mbonye hagati muri bo habunzemo intare intare y'ingore mbese ngo ntabwo yanatuza itararya umuhigo ngo ibunzemo urayibonye ati ndayibonye ati uyu musozi nawe uratumagiye turajya ku wundi bajya ku wa gatatu bajya ku musozi wa gatatu bageze ku wa gatatu Baraki abaza Balamu ati wa mupfumu we ubonye iki ubonye iki umva ijambo yavuze 23:19 yaravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye yego yego haleluya ngo Imana si umuntu ngo igire ite kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ngo ibyo yavuze no kubikora tizabikora ngo ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora tizabisohoza Shelebone manda yaza Perasi winima haleluya the shopifo Imana ishimwe kandi Imana ishimwe Imana ishimwe Imana yongera ishimwe ubwo yarakurikiranye ijambo Imana yavuze kuri Aburahamu kera muri 12 mwitangira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye niryo Baraki yabonye niryo Balamu yabonye ngo uzaba umugisha umuntu uzakuvuma nzamuvuma ibyo byaravuzwe kera Aburahamu ataranashaka ataranabyara ariko irabikurikirana Imana ishimwe domi bivorious yo tell will aramubaza ati niki gitumye tugomaka aha niho nshaka gusobanura tugasenga ngo niki gitumye tugomaka ibimasa bikaba byapfuye n'amahene abantu kabuta bakasiriye ni igihombo twagitewe niki ati ikintu cyatumye iyi mimagiro yacu idakora rero ngo nta bupfumu umva ngo nta bupfumu buba muri buriya bwoko ngo nta kuragura ngo nta n'iby'ubugoryi biba muri buriya bwoko ni ukuvuga ngo ibintu by'ubugoryi iyo mbibona mba nabamagiye ibintu by'ubusambanyi iyo mbireba imikasiro yari gukora iyo mbona ibintu byo kwikinisha bibarimo umwaku wari kubafata ngo ariko nabirebye sinabibona urumva abantu batazakasirwa baribo abantu batazamagirwa baribo mwabumvise the shopaya we tugaruke ku ijambo twasomye sose halewaza nimando telos shay tugiye gusenga Bibiliya ndayibumbye ntago the boss awa ntago nshaka kurenga hano amen haleluya jambo twasomye ryatubye ngo kandi Henoki ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye haleluya ngo Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye bivuze iki impamvu uboneka nuko utarimuka impamvu ibintu bigushaka bikakubona ntago urimuka impamvu ibintu bikugenzura bikamenya uko uryama nuko wirirwa ntabwo urimuka kuri uyu mugoroba ndashaka Imana ikwimure Imana ikwimure Imana ibimure bashumba haleluya tewo Imana ikwimure mu kindi kirere cy'umwuka Imana ikwimure mereta Imana ikwimure ene so paforia Bosco Imana ikwimure then will for
do bifos. Hari ikirere abarozi badakoreramo, hari ikirere imyaka itageramo. Reka mbabwize ukuri, abacuraguzi hari aho badakinira. Imana ihagutuze, tugiye gusenga Imana. Enoki ntiyaboneka kuko Imana yagize ite? Yamwimuye. Ndiyako Imana ikwimura. Uzi umudiyakoni udiyakona yarimutse. Iyo akugezeho uri umurozi nta kwinjiza ngo akwicaze. Arabanza akakubaza ati ibintu ufite ni ibiki, kuko we aba yarimutse. Ariko ushobora kuza ari n'umurozi wambaye ikositimu, wowe utarimuka, udiyakoni utarimuka, ukamuzana ku ruhimbi akirirwa dukasira. Ariko iyo udiyakona warimutse, urabata ibifurumbu ufite bimeze gute, uhita unamusaka ukamwicaza umaze kumusaka. Uhita umusaka kuko uba warimutse. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umudiyakoni wigeze kwimuka, Imana ishimwe, witwa Stefano, ngo yari yarimutse, ngo hanyuma bamukubita ibuye, wahita babwira ngo hari ikintu neretswe. Ubu wasanga umwanya mwicaye hano mutarerekwa. Ariko uyu mugabo kuko yimutse, bamuteye ibuye, bati arababwira ati nderetswe. Baramubaza ati tubwire iyerekwa. Arababwira ati mbonye ijuru rikingutse. Ngo bashyizemo irindi, aravuga ati ngize n'irindi yerekwa, mbonye n'Imana. Yego, mbonye Imana. Kuko hano bari kumuterera amabuye ntabwo ariho ari, we yarimutse atuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu amabuye atamubuza kwerekwa. Imana ibimure, Imana ibimure mu izina rya Yesu. Imana ibimure mu izina rya Yesu. Korari, Imana ibimure. Ahantu mwaririmbiye ni heza, ariko yongera ibimure muririmbire n'ahandi. Ari ahantu heza cyane. Ubu hari uwo watera ibuye akahita atora 3. Akavuga ati bose ko we aya makuru arayazi. Muri covid igihe yari imeze nabi, hari umugabo wari uri kubwiriza hano mu mujyi, noneho agapfukamunwa karamanuka kagera hano ntiyabimenya kuko yari mu mwuka. Afana ava mu modoka abwira abamurinda ati nimumureke mwifatire, muturage wica amategeko. Abarasimbutse aramucakiye, aranaganitse gutya, ajyana agiye kujugunya mu modoka. Umugabo yari yarimutse aramugata, ariko reka nkubwire iyerekwa ngize. Afana yamaze ati weretswe iki? Ati mbonye uriho uzamuriye ipantaro. Ati mbonye warabyaye debile 2 urazifite mu rugo. Ati kabiri, umugore wawe atwite inda ya 3. Ati kugenda uzamura cyane n'uwa 3 nawe Imana iri kumuhindura debile. Akati kugenda uzamura nawe araba debile. Kankubwiza ukuri, wowe urafande wakomeza ukazamura. Yagiye amanura gake. Ati urabibonye? Ati ndabibonye. Abantu bimutse hari ibintu bareba, hari ibintu bumva. Haleluya. Tell us so people. Nta musirikare upfukama mu basevi yamupfukamishije mu gikari. Ati reka ndebe ko iryo herekwa twarihinduza. Eko mujye muzamura gake. Urabona ukuntu wazamura? Ndinabonaga n'uwa 3 agenda badebile. Cyo gihita uba umugaragu wako kandi ugapfukama hasi ukamubwira uti henda nawe ntabe debile. Ati reka nzenye henda. Nukuri kw'Imana. Murabibuka uri kubitwa Eliya, kubera kwimuka hari igihe Ahabu yamutumye y'ingabo 50 ngo ziraza, ngo zije kumufata, ngo ziramusuza, ngo yewe muntu w'Imana, ngo Eliya muntu w'Imana, yarababwiye ngo nimba ndi umuntu w'Imana, ngo umuriro numanuka ugire gute, ngo baba barahiye. Iyo wimutse uhamagara ibintu byose bikitaba. Dukubitira Imana amashyi. Haleluya. Irindi jambo twasomye ngo basohoye barurira bajya mu cyumba cyo hejuru. Bari bagiye hejuru y'isi, hejuru y'abadayimoni, hejuru y'ibibazo, hejuru. Ni Imana ishaka kugutuza hejuru y'inyanja. Imana ikorana no
no hejuru, abazimu bagakorana no hasi. Ingira imbaraga zo hejuru. Iyo uri hasi ubonana n'imbaraga zo hasi. Imana ibimure mu izina rya Yesu. Mwasomye amakuru yo mu isi ya kera, Imana irokora witwa Nowa yamutuje hejuru y'urupfu. Mu yandi magambo urupfu rwari hasi, ariko Nowa n'abantu 8 ngo ari hejuru. Ubu rero no muri iyi nzara iriho n'iyindi igiye kuza, hari abantu Imana ishaka kuzatuza hejuru y'inzara iriho none bakayitura hejuru, n'indi zaza hejuru. Gahunda no kujya hejuru. Matinde kiko shosh genda shosh sekota. Ntabwo Imana yemera gutuza abantu, ntabwo Imana yemera gutuza abantu bayo hamwe n'abapagani. Ntibibaho. Muzasome no mu Egiputa, Abisirayeli igihe ibyago byateraga mu Egiputa, Abisirayeli bari batuye ahantu hitwa Gosheni. Nta gikeri cyagezeyo muri iyo karitsiye, ntabwo umwijima winjiyeyo muri iyo karitsiye, ntabwo urupfu rwinjiyeyo. I Gosheni harabonaga. Imana ishimwe, Imana ibimure mu izina rya Yesu. Tosita kobre forias shandone kota oya sari brai foria tota tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cyagitara cyabera we, tuzaba muri cyagitara cyabera we. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cyagitara cyabera we, tuzaba muri cyagitara cyabera we. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cyagitara cyabera we, tuzaba muri cyagitara cyabera we. Tuzimana ingoma na Kristo. Saba tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cyagitara tuzaba muri cyagitara ya wefo. Bavuze ngo basoza hano saa moya, iminota nka 40 isigaye turayumvamo indirimbo, hanyuma tugiye gusenga rero. Haleluya, 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 haleluya. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Uracyariyamana ivuga, uracyariyamana itegeka bigakomera. Itegeka bigakomera. Nyegekera uwo muryango hirya aho ngaho. Zolibita kaya sawa sheno telas. Nzagaruka mvuge hejuru, ariko ndashaka gusiga wimutse. Imana ikwimure. Pia vas impamvu uhora uneshwa uyu munsi ukihana, ejo ukongera ukarepeta, nuko utuye hasi. Imana ikwimure. Impamvu hari urwego utageraho, nuko utuye hasi. Hano muri riterani hariho umuntu utigeze wumva ururimi, kuko we ntiyigeze yimuka, aracyari umunyegiputa,
aracyari umupagani, aracyari umupagani. Ndashaka kubanza gusengera mwe mwicari. Ndashaka kubanza gusengera uyu muntu utarakizwa n'undi muntu waguye. Nibo shaka kubanza kwimura hanyuma nkaza